kadaheruka kumpamagara byagenze bite? Kamuhamagare mubwira amakuru nabonye nimugoroba. Halo, utaherukaga kumpamagara mwababaye uziko reba iminsi yose yarishize utambwira n'amakuru yo muri karitsiye we. Oya nawe ntugakabye iyi minsi yose. Umva rero umubwire icyo nari nkuhamagariye. Nimugwananyuze ku bagore hariya ku muhanda hariya mu santere. Bari bari gutongana ni kuri abantu b'ababyeyi bitwara. Numiwe. Ibaze ko bari kuvuga ngo nagutije ngibaze ngo nagutije igitenge ngo ujya munsi ngo utanga ubukwe ngo waje kunira igitenge. Yesu we dore abagore. Ibaze we ko yamucyuriye akamucyurira n'amasahane yamutijije. Umva numiwe ntabwo naherukaga kwirirwa mu rugo ariko ibyo nabonye byankuye. None se sha wari umeze ute? Wa mukobwa wanjye nyine papa we yaramunyoherereje. Ubu turi kubana hano mu rugo. Ariko uzanyaruka uzunsure ndagukumbuye. Reka nkukupe nayo nkumbuye ubwo nyine uzamvugisha uzanyaruka udusure. Sawa. Aka telefone nako ndabona kari kuzima. Sophie. Subwo we wifashe ute we? Mukanya ni twahoze duse kuri muzima ubaye iki? Aragira ngo nifate ntariko mawundame nari gukora iki hano? Sikubona n'ibyombo nta by'abayogeje atanakorobye n'inzu ibintu byose atabikoze reba no gusasuburira ntabyo yigeze akora. Ajya bikora byose kuko ngewe ntago nabyihanganira. Ajya bikora ngewe ntabyo nzajya nkora. None se muko urinda wavuga ngo Amina ngo yoza ibyombo ngakorope ngasasuburi we byakunaniye? Ngewe Amina rwose azajya bikora cyangwa azasubire kwa papa we. Ngewe ataraza hano najyaga mbikora. None yaraje ngazajya yicara nk'umwami. Ngewe sibyo nabyemera. Nawe azajya bikora ntabwo nabyemera. Umva rero ibyo by'agasigane kanyu muri urugo ndabirambiwe. Mujye mufatanya imirimo. Urabona aho twahereye turacyocyorana. Zundi ibyo bishikare tuburi gwekenye ubugibyi. Tokwase. Kanigende. Ndongera kumva mwatunga. Intambara yanyu muri urugo ndayitaza. Ariko nkawe buriya uba buri muri telefone buriya ntabyo gukora biba bihari. None se mba nagiye gusenga ibintu byose nabikoze ubu uri kugira ngo bigende gute? Wasenze ma? Birabyombo se birogeje? Mbare rimwe wagiye kubyoza vuba. Basi nyihanganira ibyombo ndabyoza nimugoroba ariko pe umbabarire we kunyibazaho kandi mvuye gusenga. Okay. Vaye tujye kubyoza. Ayo, vaye tugende. We Steve. Cyane aba wazindutse mani byo bino wajya ubireka ntago twabikora mani nasanga mani bagomba gukora kazi kose sinone ngiye komba nakubwati ibintu turabyozanya uri kuzinduka uri kujya none se uko wiryamiye ibyo biri uriya mukobwa ngo ni Amin hari Sophia muye nawe ari kumukururana ari kumujyana ngo najye koza ibyombo ntago ajya amenya ko bangana byane bibareba abantu nyina se ntago babibona mani nawe ugomba kugira ubumuntu wase ubu uri kubona ibintu abari kumukorera ari byo cyane ukazazirembera nawe nyamara wasanga uriya mukobwa ngo ni Sophia nawe mufatanyije ntago mani reka tudapfa ubusa mwana kamwihorere sha
ariko mama ubu nibwo buzima wanzanyemo koko. Reba uriya mukobwa ngo ni mukuru wanjye, ubu ntububona ukuntu mbangamira wagira ngo ntabwo tuvukamo ndimo. ubwo ugiye kugarura ya matiku yanyu igitondo n'ikigoroba ibyo bintu nzabivamo. Uruvuga ngo ni itiku muzabyemera napfuye, muzabyemera niyahuye. Hako nta ntukarengere mukuru wawe ahurira he no gupfa kwawe ngo wapfuye? Imirimo myinshi siba hano akwikoreza amabuye se uzajya kwicwa n'iki? Ariko mama ndi kubona nawe utari kunyumva. Oya mujye mugerageza kumvikana, ayo matiku yanyu narayahaze. Asore urabona ntameze neza se mwana ntaribi Kusiko mwiburishije cyane. Wagira ngo ntabwo duturanye. akazi ugira bro. Akazi karabuze mwana. Wakakurangira se wagakora? Akazi kugakora si gusa. Ntagakora nako kwica nkabonye nagakora. Cepfa kuba gahembwa amafaranga abana. Ariko bro ndaza kukubariza mwana, reka mbe nigiriye mu turimo twanjye ndaza kukurangira job. Aha nari. Ubona wababaye cyane mani byarenze none kabisa. Mbwira wabaye iki? Nese wowe ibibazo biba muri uru rugo ntabwo bizi kugira ukumbaza ngo nababaye. Ndi kubona wababaye bya danje. Umukobwa mwiza nkawe ntabwo wakagombye kwicarana amarira. Ubu si koko mama wawe ntabwo ajya abona ibibazo byose bibera muri uru rugo. We si ababiyobewe, hari icyo batabona, hari icyo atazi. Uzi ko Sofia asigaye anyima n'ibyo kurya. Uzi ko nsigaye mbwirirwa nkaburara koko. Ibyo bintu bigeze ku urwo rwego ku buryo bateka bakakwima ibiryo. Iyi ngo pe. Uzi mama wawe aba ari gutekereza iki? Niyo mpamvu wakongobotse washizemo gute. Uzi ukuntu waje abasore bose muri karitsiye bari kuvuga ati dore Amina dore bose barasaze. Mama ntacyo ntakoze mbimubwira buri munsi ariko ntabyumva. Ndi kumva ibintu birenze urwego kabisa natekereza. Gusa rwose ugize icyo wenda wakwifasha cyangwa ukareba n'ukundi kuntu wabigenza. Urebe uko urabigenza pe kuko ibintu ntabwo wakomeza kubibamo gusa. Yewe ni ukujya mu nsengera cyane. Sha gusa nyine nanjye ndareba nimba niyo hari icyo nagufasha cyangwa nakubwira nk'umuntu akakumva. Nzagerageza tu. Muzaba mumfashije. Kandi ukomeze wihangane. Urakoze cyane. Sawa. Se we ninde numva buri hano ma? Ninde numva mwavuganaga ibiki? Kima ko mbona wicaye watumbitse amabinga kakadobo wagasohoye se? Ndavuze ngo mbare rimwe akajyanye hanze. Subu koko ubu nzizi iki ntabwo usiko ndi umuvandimwe wawe. Njyewe barakubeshe muko. Nge mama niba yaranakubyaye ariko nge ntacyo mpfana nawe. Ntukajye namenyera ngo wumve ko ndi mukuru wawe. Mbona uko ubundi nturashaka. Washatse umugabo ukava muri uru rugo ukaruhuka. Ese ko ari wowe mukuru ndagutanga gushaka kandi ari wowe mukuru nanga wararase tubimenye. Ararase ngo ni nge mukuru birakureba se muko birakureba. Nge nta umva ndavuze ngo ugomba kuva hano ari wowe kugira ngiye mama. Ko waje unsanga hano se narahagusanze. Ko wansanze hano narahagusanze ndakwereka aho ukwiriye kuburi. Ndahakwereka uraza urabibona. Nizere ko wabizanye uri kumva nizere ko wabizanye bimeze neza bihita bimurangiza. Jemba mufite byinshi cyane na n'ubu ushaka navuga. Amana amafaranga yose sinayaguhaye singaho neza ibyanjye.
Mama amazi yanjye nari nyabuze none ni wowe uyanyweye. Amazi se si amazi. Ubwo aka kanya se uvuye mu kazi? Oya, mu kazi ntabwo twakoze ngarukiye mu nzu. Gusa nyine nayo mfite inyota. Genda usuke n'andi amazi n'amazi. Amazi mama kandi nari nyashizeho nyashaka. Genda usuke n'andi. Hari bi mama yanywe nta kibazo. Oya, amazi n'amazi. Genda usuke n'ayandi. Ese ni muri ateka ko nshonje. Ntabwo turabitegura ariko tugiye guteka. Genda uteke vuba ndashonje. Mana we. Mama, ayo mazi umwe yakuye he? Mwese ko muri kuza mumbaza amazi byagenze bi. Mama mbwira ayo mazi yakuye he? Yakuye hano ku meza. Oya we. Simwe mwayasutse. Mama oya ayo mazi yaraye Amina. Oya we oya nukuri yara Amina. Amina niwe yaraye. Amina se hano hari amazi. Aya mazi yaraye. Mujye mumvana ibyo. Oya. Ya nukuri we ntabwo nakwiyicira mana we. Oya mama we. Oya ntabwo nakwiyicira we. Oya nukuri ntabwo nakwiyicira we. Mama. We Amina niwe wagombaga gupfa mama. Uravuze ngo ninjye wagombaga gupfa? Ni wowe wagombaga gupfa nyine. Unyiciye mama, unyiciye mama.